Ikaze kuri YouTube channel yacu Traffic Rules, amategeko y'umuhanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, wakora subscribe, ugakora like, ugashyiraho comment kugira ngo dukomeze tubagezeho amasomo, ndetse n'ubutaha ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu yo tubagezaho. Uyu munsi rero tuje kureba uburyo ibizami bigiye kuzajya bikorwa, ariko tugiye kureba ikizami cy'imodoka gikorewe ku kibuga. Ikizami rero kizajya gikorwa gute? Ikizami cyo gutwara imodoka ku kibuga gikorwa gute? Ikizami cyo gutwara imodoka gikorerwa mu kibuga, ugikora atangira afite amanota 100 agaragara ku gikoresho cyangwa tablet kiri mu modoka imbere, ishinzwe kugaragaza ibirimo gukorwa, aho amanota agenda agabanuka bitewe n'amakosa ukora. Ikizami ugenda ukora iyo ugeze munsi y'amanota 80 uba utsinzwe, ntabwo uba wemerewe gukomeza ikizami. Amanota yo gutsindiraho aba ari hagati kuva kuri 80 kugeza ku 100, bivuze ngo 82 kuzamura kugera ku 100 uba watsinze. Hanyuma nk'ibisanzwe rero ibizami byose bisaba kubanza kwiyandikisha ku rubuga Irembo. Ukora ikizami aba yariyandikishije ku rubuga rw'Irembo asaba gukora ikizami. Akigera aho binjirira babanza kugenzurwa ko ari kuri gahunda yo gukora ikizami kuri iyo tariki ndetse n'iyo saha. Iyo basanze uri kuri gahunda yo gukora ikizami uwo munsi, uyoborwa aho ugomba kwiyandikishiriza ko wahageze ahakorerwa ibizami. Ukora ikizami iyo ageze aho biyandikishiriza yicara ahabigenewe akategereza areba ku nsanganyamashusho televiziyo ziba ziri aho imbere zerekana amazina y'abategereje gukora ikizami. Imbere ye kandi haba hari ameza afite nimero. Iyo izina rye rigezweho rihindura ibara ryari ryanditsemo, hakiyongeraho nimero y'ameza cyangwa desk y'aho ajya kwiyandikishiriza kugira ngo bamwakire. Igikurikiraho rero ni ukubonana na muganga. Nuko sisiteme nshya iri, birasaba kubanza kubonana na muganga kugira ngo ukore ikizami. Ukora ikizami iyo amaze kwiyandikisha ajya kubonana na muganga akamusuzuma cyangwa akemeza impapuro. Ukora ikizami yahawe na muganga wa leta ubifitiye ububasha. Iyo muganga asanze nta cyamubuza gutwara ibinyabiziga, ayoborwaho ajya gutegereza ikizami cyo gutwara imodoka mu kibuga. Iyo muganga asanze hari impamvu ituma udakora ikizami, akugira inama yo kubanza kujya kwivuza kugira ngo uzakore ikizami uri muzima. Gukora ikizami. Ukora ikizami ageze ahagenewe ategereza kugira ngo atangire ikizami cyo gutwara imodoka mu kibuga. Areba ku nsanganyamashusho televiziyo ziri imbere ye zerekana amazina y'abagiye gukora ikizami cyo ku kibuga n'uko bakurikirana. Ukora ikizami iyo izina rye rigezweho ayoborwa n'umupolisi aho ikizami cy'imodoka gitangirira. Ahasanga umupolisi umwereka imodoka ajyamo ijyanye n'uruhushya aje gukorera. Tuvuge nimba uje gukorera kategori B akwereka imodoka ya B, waba uje gukorera D akakwereka kwasiteri yo gukoreramo cya hiyasi, nimba ari D1 ni kwasiteri. Iyo ugeze mu modoka yitegura gukora ikizami. Iyo urangije kwitegura, ikoranabuhanga rimuha amabwiriza yo gutera igikumwe ahabugenewe kugira ngo yemererwe gutangira ikizami. Iyo umaze gutera igikumwe, ikoranabuhanga rimutegeka gutangira ikizami. Iyo urengeje amasegonda 30 utarahaguruka, ikoranabuhanga rimukura mu kizami kuko aba atsinzwe ako kanya. Ibizami byo gutwara imodoka bikorerwa muri iki kigo n'ibyo mu byiciro bikurikira. Hari B auto cyangwa B automatique cyangwa B1, hakaba C, D, D1, kandi ibi bizami byose bikorerwa mu kibuga no mu muhanda. Icyitonderwa:
Ibizami byo gutwara imodoka zo mu byiciro bya E na F bizakomeza gukorwa nk'uko byari bisanzwe kugera andi mabwiriza asohotse. Ikizami cyo gutwara imodoka gikorerwa mu kibuga kigizwe n'ibice 9 ari byo: igice cya mbere aho batangirira ikizami, hatangirwa amanota naho, guhagarara ku buhaname cyangwa demarage, guhunga inzitizi aribyo bita zigzag, aho banyura bazengurutse, kuzenguruka zebra crossing, guparika ku ruhande, guparika basubira inyuma, aho bahindurira amavitensi, aho basoreza ikizami, naho guhagarara bitunguranye. Ukora ikizami arangiza igice kimwe akomeza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizami cyose gikorwa mu minota 12 n'amasegonda 34. Iyo utsinze ikoranabuhanga rimwemerera gukomeza mu kizamini cyo gutwara imodoka mu muhanda. Igice cya mbere rero twabonye aho batangirira ikizami, nk'uko mubibona ku ishusho biragaragaza ko kategori B auto ariyo B1, C, D na D1. Ubona ko biragaragaza aho gutangirira yuko ugomba guhagarara inyuma y'uwo murongo wa santimetero 50 mbere yo gutangira. Uko ikizamini rero gikorwa gute? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: iyo ugeze aho ikizami gitangirira, yinjira mu modoka ategereza ko bamubwira gutera igikumwe ahabugenewe kugira ngo atangire ikizami. Iyo amaze gutera igikumwe ategereza ijwi rimumenyesha ko agomba gutangira ikizami. Gutangira yashyizemo indangacyerekezo y'ibumoso, ukirinda ko irenga metero 8 itarakuramo iyo ndangacyerekezo. Tuvuge nimba uhagurutse kugenda, urerekana icyerekezo cy'aho werekeza, ariko nukekeramo ukagera muri metero 8, indangacyerekezo ikirimo iryo ni ikosa, urarihanirwa. Uko rero amakosa akurwaho: ikosa kurenga umurongo, ikosa rya mbere, kurenga umurongo batangiriraho ikizami utarakuramo feri y'intoki cyangwa feri yawe. Gukurwamo amanota ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga niryo ribikora. Kurenga umurongo batangiriraho utacanye icyerekezo cy'ibumoso, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga niryo ribikora. Kudakuramo indangacyerekezo y'ibumoso muri metero 8, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Kurenza amasegonda 30 utararenga umurongo batangiriraho, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa, ikoranabuhanga niryo ribikora. Kurenga umurongo batangiriraho ikizami ucanye indangacyerekezo y'iburyo, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga. Iyo utsinze icyo kizami kibanjije kijyanye n'aho bahagurukira, aho batangirira ikizami, hakurikiraho ikizami cya kabiri aricyo twita guhagarara ku buhaname cyangwa slope course cyangwa demarage. Ubuhaname bugomba kuba bufite metero 4 nk'uko mubibona ku gishushanyo. Urabona ko harimo ubuhaname buzamuka, bufite pante ya dogere 10 kugera kuri 12. Uko ikizami gikorwa rero: ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kunyuraho ibyapa bishushanyije hasi bimwereka, guhagarara ahabugenewe akoresheje feri ku buryo imodoka iba ihagaze mu mwanya wabigenewe, kuba yahagarara hejuru y'amasegonda 3 ariko ntarenze amasegonda 9 atarahaguruka, kwirinda ko imodoka imusubirana inyuma akarenga santimetero 50 mu gihe ugiye guhaguruka. Ni ibisanzwe kuri demarage. Uko amakosa akurwaho rero: kudahagarara hejuru mu masegonda 3 ku buhaname,
gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa, ikoranabuhanga. Gusubira inyuma santimetero 50 mu gihe uhaguruka ku buhaname, gukurwaho amanota ugakomeza ikizame, ikoranabuhanga niryo rikosora. Ni uburyo bwo gutanga amanota, murayibona muri iyo korone ya nyuma. Hanyuma ikosa rya gatatu, gusubira inyuma burundu ukarengaho ubuhaname butangirira, gukurwa amanota atuma uhita utsindwa, ikoranabuhanga niryo ribikora, ntago ari umupolisi. Kudashobora kongera kwatsa imodoka igihe imuzimanye ukarenza amasegonda 30. Urumva ko imodoka ikuzimanye ugahita uyatsa, ntabwo sisiteme iguhana, ariko nurenza amasegonda 30 utarayatsa, sisiteme izajya igukuraho amanota atuma uhita utsindwa. Kurenza amasegonda 10 uhagaze ku buhaname, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga. Kunanirwa guhaguruka mu masegonda 10 mu gihe imodoka imuzimanye, gukurwaho amanota agakomeza ikizami, sisiteme nibikora, ikoranabuhanga niryo riba riri gukosora. Icyo bwari uguhagarara ku buhaname. Noneho tugiye kugeza ku kizami cya gatatu, guhunga inzitizi cyangwa zigzag courses. Izi nkwibutsa yuko kuri kategori B na D na C na D1 ibyo byose bikorerwa ku kibuga, ariko metero zirimo hagati zigiye zitandukanye bitewe n'uburebure bw'imodoka. Kuri B na B auto ni zimwe, ni metero 4, hanyuma intera iri hagati ya zigzag ikona rimwe n'irindi ni metero 12. Hanyuma kuri kategori D, kubera ko ari ndende bashyiraho metero 6, hanyuma intera ikaba metero 17, metero 17 hagati y'ikona n'irindi. Tukajya noneho kuri C na D1, kubera ko nazo ari imodoka ndende, ni metero 6, ariko intera ikaba metero 20 hagati y'ikona n'irindi. Uko ikizamini rero gikorwa gute? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: gukomeza imbere y'icyerekezo yeretswe n'icyapa gishushanyije hasi, kwirinda gukandagira ku mirongo yo ku mpande hamwe n'imirongo iromboroje itambitse, kunyuraho uhungira inzitizi mu gihe kitarenze umunota umwe. Urumva ko guhunga inzitizi cyangwa muri zigzag bifata umunota kunyuramo. Amakosa rero uko akurwaho: kunyura hejuru y'umurongo uromboreje cyangwa mu nzitizi, ukurwaho amanota ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga niryo riyagukuraho. Kurenza umunota umwe ukiri inyuma mu nzitizi, gukurwaho amanota n'ikoranabuhanga ugakomeza ikizami. Tugeze ku kizami cya 4, aho banyura bazengurutse cyangwa roundabout, ariyo tuzajya hakorwa ibizami, hazajya hakoreshwa imodoka. Kuri kategori B na B auto hari imodoka, urumva ntago aho imodoka izenguruka ya B na kategori D na C na D1 ntago hangana, ahubwo ivatiri ho ni hatoya nizo za B na B auto cyangwa B1. Aho binjirira urabona ko bigaragaza ko ari metero 3 n'igice, aho winjirira ujya kwinjira muri rond-point. Hanyuma no ku muzenguruko wayo urabona ko hariho kuva ku ruziga rw'imbere kugera ku rw'inyuma ni metero 7. Urumva ni uruziga runini, ni rond-point nini. Aho ngaho niho izayinyura nk'uko mubibona ku gishushanyo. Urabona no kuri kategori DC na D na D1 ho metero 3 n'igice n'ubundi aho kwinjirira. Hanyuma umuzenguruko metero 7 uruziga rw'imbere, hanyuma urw'inyuma ni metero 12. Uko rero ikizami gikorwa gute? Ikizami, ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kwinjira aho banyura bazengurutse abanje kureba ko nta yindi modoka yamutanzemo, ni ibisanzwe no muri rond-point zisanzwe mu muhanda. Mu gihe harimo indi modoka ugomba kuyireka ikabanza gutambuka mbere, ugomba kunyura mu gice cy'iburyo
tuvuge ntago winjira muri rompuwe ngo uhite ukata ibumoso, ahubwo nk'uko mu Rwanda tugendera iburyo mu kuboko kw'iburyo, ni ukuzenguruka uciye iburyo. Ntago rero kurenza umunota umwe utarahasohokamo, bivuze ngo ni umunota umwe wo kuzunguruka iyo rompuwe cyangwa roundabout. Rero uko amanota atangwa nibyo tugiye kureba nk'uko bigaragazwa muri iyo taburo. Kwinjira mu masangano udacanye indangacyerekezo y'ibumoso ukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga niryo riyagukuraho, nta mupolisi muba muri kumwe mu modoka uba urimo wenyine. Gusohoka mu masangano udacanye indangacyerekezo y'iburyo, kuva muri iyo rompuwe utacanye icyerekezo, amatara ndangacyerekezo ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Kurenza umunota umwe uri mu masangano, iyo warengeje umunota umwe ukurwaho amanota ugahita utsindwa. Ikoranabuhanga niryo ribikora. Kwinjira mu masangano unyuze mu cyerekezo cy'ibumoso ntuce iburyo, wumva uba ukoze ikosa, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Ikoranabuhanga. Tugiye noneho ku kizami cya gatanu, aho baparika mu ruhande cyangwa parallel parking. Kuri kategori B na B auto urabona ko igishushanyo ni kimwe, no kuri C urabona ko bitandukanyeho. C kubera imodoka aba ari ndende harimo metero 11 n'igice, kuri B auto urabona ko hariho 7. Hanyuma kuri kategori D hariho metero 10 n'igice, hanyuma kuri D1 urabona ko hariho 14 n'igice n'ibice 9, urumva ni hafi metero 15, urumva ni kubera ko imodoka ari ndende. Uko ikizami gikorwa rero, ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kwinjira imodoka muri parikingi asubira inyuma, guhagarika imodoka ku murongo wabugenewe. Ndumva byumvikana uburyo ikizami gikorwamo. Ukora ikizami umva icya mbere abanza kwinjira imodoka muri parikingi ariko asubira inyuma, ujya guparika asubira inyuma, hanyuma agahagarika imodoka ku murongo wabigenewe, hanyuma gusohoka imodoka ariko ikoranabuhanga rimubwiye ko ikizami cyo guparika kirangiye nibwo usohoka. Ubwo ukurikira mikoro icyo zigenda zikubwira nibyo ugenda ukora, kuko bigenda bivuga ikinyarwanda. Ikizami gikorwa iminota 2, iyo wirenze urahagarikwa. Umva gukora parikingi ni iminota 2 babihaye. Amakosa rero ukuntu akosorwa n'uburyo akurwaho amanota: kudahagarara ku murongo wemeza ko imodoka iparitse neza hanyuma igasohoka, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga niryo bikora. Iyo imodoka ikoze ku murongo uromboreje muto w'ibara inyuma cyangwa iburyo, ukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga niryo ribikora. Kurenza iminota 2 utarasohoka muri parikingi, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga niryo ribikora. 4. Kwinjira imodoka ireba imbere muri parikingi, gukurwaho amanota. Urumva winjiye mu modoka ireba imbere, kandi ubundi twumvishe ko ikizami gikorwa imodoka ujya guparika usubira inyuma. Ubwo rero iyo imodoka ireba imbere muri parikingi ukurwaho amanota ariko ugahita unatsindwa. Ikoranabuhanga niryo ribikora. Ikindi kizami rero gikurikiyeho guparika usubira inyuma, T-cross, ni ikindi kizami cya gatandatu. Kategori B na B auto urabona ko harimo metero 3, hanyuma D harimo metero 3 n'igice, hanyuma kategori C na D1 harimo metero 4. Twakomeje rero uko ikizami gikorwa gute. Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira: kwinjiza imodoka muri parikingi asubira inyuma, urumva ko parikingi yose ni ugusubira inyuma. Guhagarara imodoka ku murongo wabugenewe, icyo ni ikindi. Gusohora imodoka ari uko ikoranabuhanga rimubwiye ko ikizami cyo guparika kirangiye. Ikizami cyo gikorwa iminota 2, iyo irenze urabihanirwa. Amanota rero uko atangwa: kudahagarara ku murongo wemewe imodoka iparitse neza hanyuma ugasohoka, gukurwaho amanota ugakomeza ikizamini. Ikoranabuhanga niryo ribikora. Iyo imodoka ikoze ku murongo uromboreje muto
w'inyuma ibumoso cyangwa iburyo, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga niryo bikora. Kurenza iminota 2 utarasohoka muri parikingi, murakabona ku gataburo niko ndimo gusoma ibyo birimo mureba. Hanyuma gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Kwinjira mu modoka yopo ya 4, kwinjira mu modoka ireba imbere muri parikingi, gukurwaho amanota atuma utsindwa icyo kizami wari uri gukora. Tugeze ku kizami rero cya 7, mbibutse ko ibizamini 9 bikorerwa mu kibuga. Iki ni icya 7 tugezeho. Guhindura amavitensi ni ibijyanye na gear courses, uburyo uhindura vitensi. Urabona ko kuri kategori B, B auto, C, D, D1 zose ziri hamwe. Urabona ko imodoka ibihagaze muri metero 60. Biragaragara uko ikizami gikorwa rero gikorwa gute. Ukora ikizami cy'imodoka ya kategori B asabwa gukora ibi bikurikira. Mubitega amatwi ku bazakora kategori B. Kurenga umurongo batangiriraho guhindura amavitensi ari muri vitensi ya mbere kandi afite umuvuduko uri hasi wa kilometero 20 mu isaha. Ikindi, nyuma yo kurenga uwo murongo akongera umuvuduko akarenza 20, ubwo niba wagira 21, 22, bivuze ko umuvuduko wawongereye ukava muri vitensi ya mbere ugashyiramo vitensi ya 2. Bivuze ngo wamaze guhaguruka, uhagurukiye muri vitensi ya mbere, bisaba guhita uhindura ugashyira muri vitensi ya 2. Kugera ku murongo basorezaho yasubiye munsi y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kandi yagarutse muri vitensi ya mbere. Bivuze ngo iyo ugiye gusoza bisaba gupangurura vitensi ugasubira muri vitensi ya mbere, ukazitegura guhagarara kuko uba usoje ikizami. Noneho ukora ikizami cy'imodoka ya kategori C asabwa gukora ibi bikurikira. Kurenga umurongo batangiriraho guhindura amavitensi ari munsi ya vitensi ya 7 kandi afite umuvuduko wo hasi wa kilometero 20 mu isaha. Umva ko kubera ko kategori C igira vitensi nyinshi, umva vitensi ubugezeho. Hanyuma nyuma yo kurenga uwo murongo kongera umuvuduko kurenga ku kilometero 20 mu isaha akava muri vitensi ya 7 agashyira muri vitensi ya 8. Kugera ku murongo basorezaho yasubiye munsi y'umuvuduko ni ibisanzwe, urumva no gusubira munsi y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kandi yagarutse muri vitensi ya 7. Twagiye rero no guko ikizami cy'imodoka ya kategori D cyangwa D1 na D1 asabwa gukora ibi bikurikira. Umva D na D1 ni zimwe. Kurenga umurongo batangiriraho wahinduye vitensi uri muri vitensi ya 2 kandi ufite umuvuduko wa uri hasi ya kilometero 20 mu isaha. Nyuma yo kurenga uwo murongo kongera umuvuduko ukarenza kilometero 20 mu isaha akava muri vitensi ya 2 ugashyira muri vitensi ya 3. Kugera ku murongo basorezaho yasubiye muri umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kandi yagarutse muri vitensi ya 2. Birumvikana ugaruka muri vitensi ya 2 witegura kujya guhagarara. Noneho gukora ikizami cy'imodoka cya automatique cyangwa kategori B auto asabwa gukora ibi bikurikira. Kurenga umurongo batangiriraho guhindura amavitensi ari munsi y'umuvuduko wa kilometero 20. Mbivuze ko automatique yo nta guhindura vitensi ahubwo niyo ubwayo yihindura, uracungana n'umuvuduko ufite. Nyuma yo kurenga uwo murongo wihuta utarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Noneho kugeraho umurongo basorezaho yasubiye munsi y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Kugera ku murongo birumvikana urumva aba yitegura guhagarara. Noneho uko amanota akurwaho. Twagiye birimo biragaragara muri ako gataburo, byose bigiye bigaragara. Kurenga ku murongo waho bahindurira amavitensi batangira atari muri vitensi yo hasi iya mbere kuri kategori B, iya 2 kuri kategori D na D1 cyangwa iya 7 kuri kategori C, ukurwaho amanota yo utatangiriye uri hasi uri muri izo vitensi. Noneho kurangiza ikizame cyaho bahindurira amavitensi udahinduye,
ukurwaho amanota. Nabwo urumva wirinze usoza ikizami utari wahindura vitensi, uhita ukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ariko kugera aho barangiriza guhindura amavitensi atari muri vitensi yo hasi, iya mbere kuri kategori B, iya kabiri kuri kategori D na D1, cyangwa iya karindwi kuri kategori C. Nimba rero kategori ushaka gukorera iri muri izo ngizo, umva amakuru yayo ni ayo ngayo, ni gutya ikizami kizajya gikorwa. Kurenga ku murongo batangiriraho guhindura amavitensi atari hasi y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Urumva rero umaze kurenga umurongo batangiriraho uba ugomba kujya hejuru, ariko iyo uhise uhamye hasi ku kilometero 20 mu isaha bakuraho amanota. Sisiteme niyo iyakuraho, ni ikoranabuhanga, nta mupolisi uba uhari. Kutabasha kurenza umuvuduko wa kilometero 20 igihe ari aho bahinduriye amavitensi. Tuvuga umaze guhindura vitensi ntiwongere umuvuduko ngo urenze kilometero 20 mu isaha, ikoranabuhanga rigukuraho amanota. Nabwo kurenga umuvuduko barangirizaho guhindura amavitensi atari hasi y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nabwo ukurwaho amanota. Tuvuge urinze usoza ikizami utagabanyije vitensi, ugendere muri vitensi iri munsi ya kilometero 20 mu isaha, sisiteme nabwo igukuraho amanota. Byumvikane ni kimwe kuri kategori zose. Gutangira bisaba gutangirira kuri vitensi ya 20 mu isaha, ubireba muri taburo yawe, hanyuma ugitangira wamara gutsimbura ukongera umuvuduko ukajya hejuru, wajya no guhagarara ukagaruka muri vitensi ya 20 mu isaha. Birumvikana. Twagiye ku kizami cya 8 noneho, guhagarara bitunguranye cya emergency braking. Uko iki kizami gikorwa rero kigorwa gute? Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira. Iyo wumvise ijwi ryo guhagarara bitunguranye, ugomba guhita uhagarara ako kanya utarengeje amasegonda 2. Uko gikorwa, agahita acanira icyarimwe amatara ndangacyerekezo cyangwa ibinyoteri mu gihe kitarenze amasegonda 3. Hanyuma ugahita uzimya ya matara ndangacyerekezo, ugahaguruka ukagenda. Ibyo byose ubikora mu gihe kitarenze amasegonda 5. Urumva byumvikana? Iki kizami urumva bisaba ko amasegonda 2, nimba baguhaye sisiteme ikubwiye ngo hagarara, nturenze amasegonda 2 utari wahagarara, uhita ufunga imodoka. Hanyuma ugahita ucana double kinyoteri, niba bakubwira ngo haguruka, nanone ntugomba kurenza amasegonda 3. Urumva byumvikanye. Hanyuma ugahita uzimya amatara ndangacyerekezo, ugahaguruka ukagenda. Ibyo byose ubikora mu gihe kitarenze amasegonda 5. Urumva ni yayandi 3, 2 yo guhagarara n'amasegonda 3 yo kongera guhaguruka. Noneho amanota uko akurwa hati. Kudahagarara mu gihe cy'amasegonda 2, gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga nibyo riyagukuraho. Kudacana amatara ndangacyerekezo mu gihe cy'amasegonda 3 ukimara guhagarara. Urumva ugihagarara ukarenza amasegonda 3 utari wacana double, uhita ukurwaho amanota. Kutazimya amatara ndangacyerekezo mu gihe cy'amasegonda 5. Urumva mu gihe ugiye kongera guhaguruka bisaba kuzimya. Nurenza amasegonda 5 utari wazimya, ibinyoteri byawe cyangwa indangacyerekezo zawe uzakurwaho amanota. Noneho gucana amatara ndangacyerekezo mbere yo guhagarara. Gucana amatara ndangacyerekezo mbere yo guhagarara, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ntabwo byemewe gukanda amatara ndangacyerekezo utari wahagarara. Bisaba ko ubanza guhagarara ukabona kuyashyiramo. Ikizami cya 9 rero naho basoreza ikizami cyangwa finish course kuri kategori B na B auto, C na D1.
ngaho murimo murahabona handitse finish, niho basoreza ikizamini, n'ubundi muzahabona ku kibuga biba byanditsemo uko ikizamini rero gisozwa cyangwa n'uburyo basoza ikizamini. Ukora ikizamini akomeza mu cyerekezo yeretswe n'icyapa gishushanyije hasi mu muhanda kimwereka aho asoreza ikizami. Ugomba kurenga umurongo basorezaho ikizami yacanye ibinyoteri cy'iburyo. Ushyiramo ikinyoteri cy'iburyo kuko niho ikizame gisorezwa. Urumva iburyo uba ugiye guparika ku ruhande. Ni ibisanzwe no mu muhanda iyo wajyaga gusoza ikizami bakavuga ngo shyira ku ruhande, washyiragamo ikinyoteri cy'iburyo ukajya guparika ku ruhande. Uko rero amanota akurwaho. Kunyura ku murongo basorezaho ikizami utacanye indangacyerekezo y'iburyo, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Kunyura ku murongo basorezaho ikizami yacanye indangacyerekezo y'iburyo, ukurwaho amanota. Urumva ntabwo ugomba kunyura ku murongo basorezaho ikizami utacanye iy'iburyo. Iyo wacanye iy'ibumoso ni ikosa, uhita uhanwa. Aka kantu kumvikane neza. Iya mbere ibanza murebe muri ako kantu kanditseho gutanga amanota uko akurwaho. Ngo kunyura ku murongo basorezaho ikizami utacanye indangacyerekezo y'iburyo. Urumva ugomba gucana indangacyerekezo y'iburyo. Iyo utayicanye ukurwaho amanota. Noneho kunyura ku murongo basorezaho ikizami wacanye indangacyerekezo y'ibumoso. Urumva wacanye indangacyerekezo y'ibumoso, wakoze ikosa kandi wari gucana iy'iburyo, nabwo uzakurwaho amanota. Noneho andi makosa ushobora guhanirwa nuko amanota ashobora gukurwaho. Kutambara umukandara ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga ryo rirabibona, rihita ribibona. Sisiteme imodoka ikozemo barimo gukoresha ikizami uzajya uhita ikubona ako kanya ko ntayo wambaye. Kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Urumva mu guhaguruka, nuhaguruka ukarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha uzahanwa. Ikoranabuhanga rizagukuraho amanota ariko ukomeza ikizami. Kuzima kw'imodoka gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Ikoranabuhanga nizo ririyagukuraho. Kurenza igihe cyagenwe mu gukora ikizamini cyose, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Urumva warengeje igihe cyo gukora ikizami. Gusimbuka ikizami rero, iyo usimbutse ikizami, tuvuge nimba ibyerekezo ibizami nk'uko twabivuze 9, usimbutse kimwe ukajya gukora ikindi, nabwo ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa kuko urumva hari ibizami uba wasimbutse. Noneho guteza impanuka. Iyo uteje impanuka, tuvuge wenda urimo urakora ikizami uteje impanuka kandi wari utwaye uri mu kizami, uhita ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Aha ngaha uhanwa n'umupolisi ho, murabibona ko muri ako gatamburo gasoza ari umupolisi. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Ubutaha tuzareba uburyo bw'ikizami cyo gutwara imodoka gikorewe mu muhanda. Aha ngaha twarebaga igikorewe mu kibuga. Murakoze rero, mugire ibihe byiza.